igomba gukora ni ukuba amaso no kwigwanaho kugira ngo itava ku ikarita y'isi, kubera ko bahumbije ijoro rimwe bashobora kubyuka batagihari. Umunsi umwe twari kuri kwa kutagwa amaganya, hanyuma umusaza w'umuyahudi araturika abuze induru, aravuga ngo iki ni kuva muri 1948 Isirayeli ibayeho, byari bivuze ngo akanya kose Yesu ashobora kugaruka. Operasiyo ya Hamas bayise Alaska. Kuki bayise operasiyo Alaska? Ubundi ikintu gikuru yaba Hamas na Israeli, ubona atari igihe cyiza cyo kubaka noneho ko babonye uburenganzira? Ntabwo byashoboka. Isi yose, ndavuga ahantu hose hari umwarabo ku isi hose, Bene Ishimayeli bahanze amaso uriya musigiti. Abantu bakunda kuvuga ngo kuki muvugira Isirayeli kandi ari abicanyi, kuko n'ubu barashana henshi basenye. Iyo umuntu abonye Abayisirayeli barasa bati bundi bari abantu kuki barasana cyane? Bo iwabo ijisho rihorerwa irindi, umutwe uhorerwa undi, nta mikino bagira. Tureke Abisirayeli na Palestine na Israel, mu madini ntitwangana. Intambara nyinshi bagira ku kiziza ku minsi mikuru yabo y'ikiruhuko, iminsi yo gusenga, Yom Kippur, Isabato, n'ejo batewe ku Isabato yatangiye. Mu by'ukuri Isabato yabo, uzi ko Isirayeli aricyo gisirikare ku isi jya kugwana gitwaye Bibiliya. Ibimenyetso bya Antikristo ubona hariya ni ibihe uyu munsi wa none? Antikristo ntabwo twiteguye, habe na buhoro, kubera ko hari ibimenyetso bigaragaza ko itorero giteguye. Icya mbere, ubuhanuzi bwerekana ko Abisirayeli bamara gusubira mu gihugu cyabo bazagabwaho igitero n'uwitwa Gogi wo mu gihugu cya Magogi. Iyo dusonye muri Zekariya 12:3 aravuga ngo kandi amahanga yose yo mu isi azateranira kuharwanya. Zekariya 14:1 aravuga ngo nzakoranya amahanga yose atera Yerusalemu, kuva ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 2. Ubuhanuzi bwerekana mu buryo budasubirwaho ko mu gihe Abisirayeli bazaba baramaze gusubira mu gihugu cyabo, hazaba umugambi ukomeye na bimwe mu bihugu by'amahanga bikazabagaho igitero gikomeye. Bibutse ko ibi byose ni ibanga rihishe ryo kugaruka kwa Mesiya cyangwa kugaruka k'umwami wacu. Ese yavuze Gogi na Magogi ubundi ni iki? Twese uko turaha ngira ngo nta utazi intambara y'abanyepalestina n'abanyayisiraheli. Icyambere, ese Antikristo azatangira gukora ryari? Ese Antikristo azaba ari inde? Azaba ari umunyapolitiki, azaba ari umunyedini, cyangwa azaba ari umusirikare? Ese Antikristo azakomoka mu kihe gihugu? Ni muri Amerika, ni muri Isirayeli, ni muri Palestina, ni hehe? Akatwereka uburyo kiriya gihugu hagambiriwe, haracyagambiriwe, kandi barabyigamba bakanabivuga. Dernièrement Ahmadinejad muri Iran yarabivugaga ati mbonye imbaraga nakuraho Isiraheli, n'abandi bati tubonye imbaraga twasiba kariya gahugu. Ariko dusanga ko Isiraheli Imana isa nkaho yirengera cyane, kandi koko natwe niyo twireferaho nk'abakristo nyine twumva ko amateka y'ubukristo bwacu ashingire kuri Isiraheli. Noneho ndibaza nkanjye ndabaza ngo ese Palestina yo ni uruhe ruhare bafite ku Mana ko nabo bavuga yuko ari abavandimwe ba Isiraheli? Twize ko akarengane kazabaho, ariko ko kazaba ku bantu bazaba bataragiye mu muzuko wa mbere. Ku buryo ngewe mu masengesho yanjye sengera rwose uwo muzuko wa mbere. Ese byarahindutse byanditse mu gitabo ku babisomye mbere? Yesu azaza akarengane karabayeho? Ese nta kuntu tuzabyiyumva mu byo twigishijwe bihabanye n'ukuri?
imirimo yose ukora, ubuzima bwawe Imana yakugeneye ibyo uzakora, ikugenera n'igihe cyo kubikoramo. Iyo udakoresheje igihe neza ibyo Imana yakugenera gukora, uzagera mu ijuru ikubwira iti naguhaye igihe cyo gukora ibi n'ibi, ariko ibi ntiwabikoze. Hari abakubwira bati ariko nta kibazo nzapfa kuba nagezeyo, ariko mwibuke mu ijuru hari ibitabo bibiri. Israel, ndagira ngo umve amagambo dutangiranye. It's the only Jewish nation. Iki nicyo gihugu cyonyine cy'abayahudi ku isi. Umve, Didn't officially exist. iki gihugu ubundi ntabwo cyabagaho byemewe n'amategeko paka mu 1948. Ejo bundi ijoro 1948. nibwo iki gihugu Israel cyabayeho. Nibwo bavuze ngo none igihugu cyemewe hirya no hino ku isi mu 1948. Many people associate Israel. Ati abantu benshi bakunze kuvuga ati Israel na Palestine ku kibora mu makimbirane intambara zabo za hato na hato. For land. Ati cyane kiteka bora mu ntonganya bapfa ubutaka barasana ibisasu bya kirimbuzi bahura mu bibazo bikomeye cyane kuva kera. Political control. Ndagira ngo mva amagambo bapfa bya politike bapfa ubutaka bapfa igihugu bahora mu bibazo bihambaye cyane Palestine na Israel. Understand why. Kugira ngo umenye impamvu rero Palestine na Israel bahora mu bibazo bahora mu miserero, We have to look back a few facts. tugomba gusubira inyuma imyaka 4,000 kugira ngo dusobanukirwe ubundi Israel na Palestina bimeze bite, bapfa iki, ibyatangiriye.